Ndabasuhuje mbifurije kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza. Iyi cano ni Alitubitech, naho njye ndi Nsabimana Jean Bosco. Bamwe mu bakobwa bitabiriye ibirori bya Da Silva, bamwe mu bishongore by'abakobwa byari biri muri kino kirori, hasohotse inkuru mu itangazamakuru, ibinyamakuru bimwe biravuga ndetse ibindi birandika. Bivugwa yuko bamwe mu bakobwa bari bari muri iki kirori baje batambaye imyenda y'imbere nk'uko bigaragara ku mafoto ari imbere hano muri sikirini zanyu nabashije kubategurira. Tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro kimara iminota 5, ntuze kwihutisha. Tugiye kurebera hamwe amazina y'aba bakobwa ndetse n'aho baturuka n'aho ibi birori byari byabereye. Nyuma yabwo turaza kureba kandi impamvu aba bakobwa baje batambaye imyenda y'imbere bakaza no kwifotoza amwe muri aya mafoto. Ibi ngibi byavugishije abantu batari bakeya ku mbuga zigiye zitandukanye, yaba imbuga za Instagram, TikTok ndetse na YouTube. Ibinyamakuru byinshi bikomeza kugenda bigaruka kuri iyi nkuru. Ni mu gihe kandi Umurungi Sabin nawe akomeje kuvugwaho ubusambanyi bukomeye cyane, aho ngo yagiye gusambanya umukobwa, ndetse ubwo yasambanyaga uwo mukobwa iwabo baraje ngo Sabin asimbuka igipangu ndetse ahita avunika amaguru. Hari videwo zafashwe ubwo uwo mugabo yasimbukaga akavunika amaguru baje kumukura muri uwo muferege. Umurungi Sabin ni nyuma y'igihe yari amaze abeshya ko arwaye, ariko ngo arwaye indwara isanzwe, ndetse nyuma yabwo abantu bakaza gushyira hanze iyo videwo afatwa ari gusambanya uwo mukobwa, ibintu Umurungi Sabin yahakanye. Nyuma bashyizeho videwo biza kwemezwa abura icyo avuga. Murumuna we akomeza kugenda agaruka mu itangazamakuru rikorera ku mbuga za YouTube zigenga, avuga yuko ibi ngibi abyemeza ndetse anabifiteho amakuru arambuye. Reka tugaruke kuri uyu munsi wa Da Silva, abakobwa bari bawitabiriye n'uburyo bari bambaye. Uyu muri kubona ku ifoto hagana hirya wambaye ikanzu y'umukara, ndetse hejuru iyi kanzu ikaba ibonerana, bamwita Miss Naomi. Miss Naomi ni umwe mu bakobwa bari bari muri kino kirori, cyangwa se bari bateranyije ibishongore by'abakobwa kuri uyu munsi. Miss Naomi icyo yavuzweho cyane ni iyi kanzu ye modeli ifite hejuru, ni ikanzu ibonerana, amabere yari ari hanze yanamye rwose, ngira ngo muri kubibona kuri iyi kanzu, murabona ko ibonerana. Ni ibintu byasebeje uyu mwari. Rero abantu bakomeza kuvuga ati ese nimba umuntu ari mwiza koko akaba yaba na Miss, ni ukubera iki ajya kwambara ubusa kugira ngo akunde agaragarire ahantu, cyangwa se akunde avugwe cyane? Ni iki aba yifuza kugeraho kugira ngo agaragaze ubusa bwe? Bagakomeza kuvuga bati nimba bashaka kugaragaza ubusa bwabo bajye bajya kwiyamamariza kuba Miss bambaye ubusa buri kugira ngo babone neza, bareke kugenda bashyira imico hanze yabo. Bakavuga bati rero nimba umuntu yatorwa guhagararira abandi mu bakobwa ahubwo akaba ari wo basebya, ibi nabyo ntacyo byaba bimaze. Undi mukobwa wa kabiri uvugwa ni uyu mukobwa wambaye ikanzu y'umutuku, wambaye na ga mu ntoki. Uyu bamwita Ange. Ange guturuka mu majyepfo nk'uko muri kubibona. Uyu mubebi nawe yaje nta mwenda w'imbere yambaye, kandi yambaye ikanzu ifite pasuwa ndende. Mu by'ukuri murebye iyi kanzu arahagaze, aramutse atambutse murabona byagenda gute? Mureba hano pasuwa iri, nta mwenda w'imbere yambaye nk'uko muri kubibona. Ngira ngo hano hose muri kubibona kuri iyi foto. Uyu mukobwa agiye gutambuka byagenda gute? Ni iki cyagaragara? Ni ubusa buri. Bakavuga bati se uyu munsi wa Da Silva bamwe mu bakobwa bari bambaye kuno kubera iki babemereye ko binjira? Aba bakobwa bakomeza kuvuga yuko bakwiriye ibihano, tutibagiwe noneho n'uriya wundi. Uriya niwe wagize ngo arambaye, yambara ibintu birebire, ariko noneho bino bintu birebire yari yambaye byari bimaze nk'uko wagenda ukadodesha supaneti ugahita uyambara, nta kindi kintu kirimo. Si muri kuyibona iriya kanzu se? Iragera ku birenge rwose, ari no kuyikandagira. Ariko murebe urwego iriho mu bijyanye no kubonera. Reba ikanzu ibonerana ku ifoto, umbwire uwari uhari iyo kanzu yayibonaga gute? Abantu mwese rero musabwe kugenda mubiteraho komenti, mukavuga uko namwe mubibona n'uburyo mubyakiriye.
n'uburyo aya mafoto ari gutangwazaho n'ibinyamakuru bitandukanye. Ese mwebwe nk'abanyarwanda murabibona gute? Yari R2B Tech, bye bye, mugire ibihe byiza.